muri radi yego kubera ikibazo cy'amakimbirane yarari hagati y'iyi timu n'iyi ngiyi niyo mpamvu twateguye iki umukino w'ubwiyunge muri tayari ngaho go umupira watangiye Joshua aho mutsinde Joshua umva Katubu kugaragaza umupira warenze Derura n'ibiti hake bazinja muri aka gafe ndakabanjirije shawe ikibazo kimwe twaje hano ari ukugira ngo twiyunge Nyirangazari ntahanye imvune Joshua atahanye imvune n'abandi ese bwari ubwiyunge cyangwa ashakaga kugira ngo n'ukuntu mwihorera bazamunsubiza njye nababeshye bari ukwihorera kuko ibintu bankoreye ntago ari ubwiyunge oya ntago ari ukwihorera none se unge ntago bamvunago ahubwo umukino waryoshye urumva ariko njye nabatsinze nubwo navunaguritse subiza ko byumva n'igikomuni cy'icumwe nenda gisubiza rero je ukuntu ibintu mbibona muri kubyumva hari abantu twateguye umukino tuzi ngo n'ubwiyunge kuzi n'uburyarya yewe Nyirangazari ahubwo ntago ari ubwiyunge wani ngufata akazungu nzakuvuna asuzamura icyo wewe babiretse ndagutegera handi ruguye mu rugo ahubwo so warwanye hano Ako sa